ariko jewe aho ndi kuri side ndiho ni Lake Burera kugira ngo murayibona ino island nayo irimo hariya ahantu ndi n'ahantu heza cyane. So impamvu rero mfashe iyi video no kugira ngo mbereke ahantu heza cyane nasohokeye umunsi wa none, ariko none kandi nongera kubwira abantu ati mwebwe mujya mutinya gusohoka musohokera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi gishobora kuba gifite ahantu heza cyane umuntu yasohokera, ndetse ahantu rwose umuntu ashobora kuba yaruhukira. Abo ngabo bakubeshya ngo urabona ngo kugira ngo enjoyinge cyane ngo nuko ujya ngo za Dubai ngo nuko ujya ngo hehe na hehe. No au wanakudanganya. Ukweli ndo huyu. Mbabarira umbwiza ukuri, niba wenda ushobora kuba ufite umukunzi ukavuga uti jewe n'umukunzi wanjye tugiye gusohoka kuri Lake Burera hamwe nabonye igihe twizo wa mipango mukiyizira ku manywa saa 4 mukenjoyinga gakireba wallahi. Ikirunga uri murakireba hariya hirya, uri murareba iriya island, uri murareba ahangaho urutoki rumeze neza cyane mu kabande n'ibiki byose. Ntimwaganirira mambo ya mapenzi mutarinze gufata amadege ngo mugiye za Dubai kwe. Ahubwo ni nayo mpamvu mbana navuze atereka mpagarare wenda nahakorere n'ikiganiro cameraman mbabarira ukore bishoboka byose abantu habereke mu buryo bushimishije kandi uhabereke ku buryo buri wese ashobora guhita yumva idea y'impamvu nakoze kino kiganiro. Nakoze ikiganiro kugira ngo nibura basi abantu cyangwa se abashoramari mbashe kuba nabahereza ideas za business mwashora. Baraba nk'iyo island uramutse ugiye ugafata ugashingamo hoteli cyangwa se wenda kandi kantu ukagashyira ku mafaranga make cyane, ntunabigira ibintu bya danje, ntubigira ibintu byinshi byo kuvuga ngo abantu uri murabahenda, ubundi rwose ugatangira kugenda kugira gute uhamamaza gake n'ibiki byose. Nanga kabande nagira ngo kurure no mu kabande hose byarutoke abantu barubone. Abantu barubonere kuko nana yeza n'ukuri kw'Imana. Mbabarira rubereke, reba gasozi kameze neza cyane. Ni nkubwira ngo the country is green, the country looks good. Ntukajya utekereza ko mba nkubeshya. That's what I'm talking about. Nireba ibintu ariko bitatse igihugu cyacu cy'u Rwanda wallahi warasu. Noneho n'ababana reba naruno rutare. Reba n'urutare mbagira ngo nkubwire. Ureka n'abazabintu abantu bajya babeshya. Driver mushatse mwaza mudukurikiye n'imodoka nacyo ngenda bagenda n'amagore ko ngenda nganiriza abantu ngenda mbereka ibyiza bitatse igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu bajya bambaza ngo Jose bamupango ngo turashaka ngo kumenya ngo imitiba ni ibiki n'ibiki byose. Iyi niyo bita imitiba. Iyi ni imitiba yacu ya Kinyarwanda. Yuzuminga cameraman, yuzuminga abantu babirebe yewe nicyo mbereyeho. Ntago nge nkora zino content cyangwa se ntago nkora zino videos ku bwanjye, nzikora kubera abantu banjye. Mugerageze muzibereke rero. Uriya ni umutiba no kwenda inzuki zitari zajyamo, ariko nyine ni wo bita umutiba. Hara ni inzuki ziba bwabuki mubona turya ni haraba buturuka. Ariko none kandi hano kuri island nagiraga ngo ufate kuri no side kwereka abantu reba uburyo rwose ari ahantu heza cyane. Reba hariya hirya abantu bafite amafaranga mushatse mwaza mugashora hano hantu. Ariko ni gute abantu mukunda kumwe mu gihe tuzwa mipango we love you ariko nabereka na business ideas nimushaka gushoramo. This is the good thing. Ibi ni ibintu byiza cyane rwose mushobora kuba mwashoramo kandi ukabona amafaranga. Ukabona amafaranga mu buryo bushimishije. Akoreba nkuko mugenda nitemberera gake. Nasugira ngo hari enjoyment irenze iyi ngiyi mujye mumva baramubwiza ukuri. Nta enjoyment irenze iyi ngiyi yewe nta n'ibindi bintu nyeneye birenze ibi ngibi. Amaze umuntu akabyuka mu gitondo ngo dufite aba content creator ngo gutya nango rya direct content creator taratembera ahantu nk'ahangaha gusa utwereka ibyiza bitatse u Rwanda ukavuga ngo uri umu content creator. What you wear yangaraga punch gusa. Naravuga ati uwitwa Speed, narababwiye ngo uwitwa Speed yaje mu gihugu cy'u Rwanda bisigira byinshi binanyigisha byinshi. Ndavuga nti bipande bishuke bizange bikunde cyangwa se bizange byemere, ariko nanjye I will show you guys something that I can do. Iko tubisho dukora dutanga mu musanzu igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ko tugenda twerekana igihugu cyacu cy'u Rwanda bitarinze kujya kwerekanwa n'umunyamahanga utazi no kubisubiramo neza. Wahabonye noneho
ndimo ndagenda ku mugoroba nenjoyinga akayaga wallahi nenjoyinga akayaga gake nenjoyinga akayaga reba noneho nk'abantu b'abaturiye inaha banyibwiye bati je tuzaba mipango sisi hatugonjwa twebwe ntitujya turwaragurika bya bindi byo kurwaragurika reka da ngano rero azi mu ishyamba turi akomba urundebe ukuntu igihugu cyacu bakigenda cyubaka ahantu hose aha ngaha ni ikiraro bahashyize kugira ngo hatazagira umuturage uze kuza kujya gute guhura n'ibibazo bimwe na bimwe. So niyo mpamvu rero ababwira ni jewe barimo ragenda nitembera gake aba nabo mu batuye Burera babiviriye mu kazi gushaka amafaranga. Bimeze bite mama? Nyeba nabasuye gusa narimo najya. Muraho komera cyane. Ukunungana birabikwemereye. Ingo komera cyane. Ariko se mbora Ubwiza uko. Muri kudufotora se dusa gutya. Atwe nta muzika dukarabye twa. Simuvuye mu kazi se. Muraho se. Ese ubwo ntago ari bugwe. Uwo mwana yatwaye imodoka nawe ubu yarayiguze. Agorwa ni mu myaka nk'itatu ariko asigaje imyaka nk'itatu kugira ngo yitwarire. Yayitwaye. Ngiye ndi kuvuga ngo ni nk'imyaka nk'itatu ariko. Gusa nyuma y'imyaka itatu zongera kuyitwara gutyo. Cyangwa azaba haragiye hundi. Ubwo azaba yatowe ntayitware ariko kubiranya vuba. Mukavuyemo. Aho ni sawa cyane. Ariko bambwiye ngo abagabo b'Iburera ngo bakurikiza vuba. Ngo ufite bake ngafite batandatu. Nta n'umwe. Hano bahita ngo iki? Ikiboga. Hakozwe ari byo. Barimo nizerera gake. Wanyemera se? Ntabwo wanyemera. Inaba arahari se? Si wowe bakoraga se? Si wowe bakoraga? Ushaka umukozi? Uwe wazi gukora. Ni umuhakazi azakora naye. Nkamushoramo amafaranga nyine tugakora tugashaka amafaranga. Nico nta. Aho ni sawa cyane. Inzuzi zitandukanye. Hano bitandukanye. Burera na Ruhondo. Bitandukanye. Ni Burera aho bihuriye. Burera iri inyuma, Ruhondo iri inyuma yi. Sawa cyane. Anga ikibanza cyo kigura nkangahe? Ikibanza cyo kigura nkangahe hano? Guturamo. Ubwo iyo uvuze ikibanza ushatse vuba kangahe kuri kangahe? Nibura hegitari. Hegitari. Miliyoni 10. Dode. Kani igende. Ni menshi cyane. Mu Mutara. Itari ni nka 7. Byenda kungana. Ariko angana harazamuka. Cyangwa Ubwiza kuri ndahagiye ariko nagenze muzaga siporo pe. Uzwo no kugenda naho harimo siporo.